ako kantu ngasivinga mu bwongo sinajyaga ngira inzika mu mateka yanjye Gitafu uza nujya n'imihanda ukabaza n'amakuru ya Gitafu bazakobwa ati Gitafu mu mateka ye nge ndi umuntu ukunda kubaho ubuzima buri easy yego sinkunda kubaho mu buzima bubangamye sinkunda kuba n'umuntu mbangamiye yego kuko niba nabangama sinyankunda kukubangamira yego ubwo rero mutipe bwa mbere birabaye bwa kabiri turongera dukorana ikiganiro arongera aramarabika we yaregeye no nafata amaso yanjye arapfumagura urumva yarambwiye ngo ngiye kukubaga nta kinya yego urumva iryo jambo uzi kujya kubaga nta kinya abana yari yakwihanukiriye mana umutipe aragenda aranyangiza ndatuza icyo kirarangira ngira ngo wenda nanone biramutunga cyangwa se hari ibintu yanyweye birimo kumukoresha ndaheza bwa gatatu yarancokoje maguruka mu kiganiro kuri Extrage ndabyibuka fata intebe yashatse kunkubita intebe mu mutwe reka ndamwari uramuka ukoze iryo kosa wibuka gukubita no gukomeza imyaka 15 se bran yagukubita bara nta kurusha nago ngiye mfite igihe cyo guhangana icyo gihe cyo guhangana cyararangiye ndabura kujya kwigira amafaranga yenda ajya guhangana reka nta mpamvu icyo gihe cyararangiye no mu Rwanda ntabwo ibyo bintu bigezweho mu Rwanda tugeze igihe cyo kwihigira cyo kwiyubaka tukubaka nuko nyine yego urumva arangije jama arongera aransenya ndababara pe icyo gihe nagurutse no mu kiganiro cyaranarangiye turatongana manibagera ambwira ngo tafungura umwana mubi ndamwana manibu nubwo uvuga ko ndi umwana mubi igihe kizagira ubone ko ngenda ari umwana mubi icyo kirarangira turatongana inyuma ya kamera abantu bavata ko nohi uri umwana twakatsindwa n'Imana mu meme ikintu iborosheshe yewe nayimuvuzeho ka nayimuvuze Yes, Igret TV twagarutse ni Eugene kuri mikoro. Uyu munsi nanone turongeye turaje turi kumwe na your boy Gitafu mezute ni neza cyane Gitafu dutangira utwibwira ibwira abakunzi bacu kwakundi nitwa Tafu mwame byose ubuzima bw'imihanda icyo nkora cyose ndabikora kugira ngo twese tubone kwamamura kwawe shuti byo bizagufasha ibyago byose urasabwa gusenga Imana rudema abakobwa beza cyane nako bishaka kujya poko ibyabo byose shuti bakunda kujya panika paka kwimanika kwawe mu buzima nk'ubwo bwose mwana muto uramenye nuzajye kwiyahura bitewe nuko ubuzima nk'ubwo bwose nanubwo bikubereye uru rubyiruko rutoya urasabwa guhiga cyane irinde kujya mu mayoga n'amatabi n'ibindi byose byose nako bisabwa urasabwa kujya cyane wige cyane nshuti ujye mu majeto nk'ibindi byose ibyo kwikoza mu maniga ibyo byose bikatire maniga gri po Gitafu meze neza cyane ubwo duherukana rero wari utameze neza ugifite emotion za gens uyu munsi ntari buze kwibandaho ariko ndagira ngo uyu munsi uze kuza kuduha ubwino butandukanye kuri iyi mihanda tuze kubiganiraho tuguhaye ikaze rero kuri Igret TV ngira ngo umaze kuba umusangwa ntago kiri umushitsi meze neza ariko bameze neza kabisa nta kibazo nyine nkuko ubibona ko nta kibazo kabisa meze neza duherukana wababaye rero kubera umuntu umwe ntari buze kuvuga mu mazina ye kereka wowe nubishaka ubu ngubu bigeze ntago naye nshaka tumuvuga ngewe impamvu ayigene ndahantu cyo gihe boss wacu sinzi nabwo twe twakoze ikiganiro turatongana cyane turaza kubivugaho yego turatongana none cyo gihe ngiye buriyo maze gutongana n'umuntu yumaranye umwanya n'umuntu muri kumwe nyine mwamaze gutongana nibwo umujinya wiyongera nabahunze njya inyuma ho gato izi binese gabwira abantu hey ngo ubundi se ngo murabona ngo ngewe ngo nazazamuka gute ngo nyine ngo ngomba kuza kica amazina yabo ngo kujya mbazamukiremo urahiye none se nta handi ntabyo afite ariko byo kuvuga wa muhungu ndagukarabiye imbere ya kamera ndagukarabye ntago uzigira wowe mu gihe ushaka kuzimya inzovu ngo uzamuke ntago uzagira amahoro mu gihe ushaka kuzimya akamwana ngo uzamuke ndagukarabye mu gihe ushaka kuzimya hajya ba mishuna ba mitsutsu sinzi n'abandi ba Gitafu raza muri abo ngabo hejuru cyane nakubwiye ngo ndagukarabye ndongeye ndagukarabye mukarabe cyangwa bakuzanira amazi mukarabe zana amazi mukarabe ya mukobwa yigize kundoga rimwe umukobwa njyana amarangamutima yanjye arajyana ibintu byose arabyikorera ntago bamaze imyaka 10 bamo kumuhiga nibe baramubuze uzinu byabaye nagiye imbere kamera sinzi cyano nagiyeho ndavugana urukundo ndarukarabye byanyabyo byamaze nk'umwaka abakobwa bananyaga bangati tawe umwana mubi reka urukundo weradukaraba ndabwanjye ntago nakarabye abakobwa nakarabye urukundo kubera ko yarakubabaje yumva yaranyibye
nahuye n'igisambo kiranyiba urumva njya kuri kamera ndavani wa rukundo ndagukarabye ariko nyuma yuko umukobwa bamufashe ubu muri iminsi rwose wankunda namuha umwanya tukikundanirana yego ya ubu ndi muzima uri muzima kuko urumva baranyibye sigara nta marangamutima afite nose Jita uwo muniga byaje kurangira se kuko mperuka muri process yuko X-Rage abunga byarangiye bite biriya bintu nta mutipe ntabwo tuzegera twiyunga ni umwana mubi ni umurozi kuko iteka n'iteka ururimi ureba ururimi umurozi reka ubyumve neza ujya kuroga akoresha ururimi nujya kurogora akoresha ururimi urumva ururimi ni control bro ururimi respect ururimi na Bibiliya irambwira ngo nujya kuvuga ijambo ryawe yukaraga inshuro 7 yego nk'ubu wenda tuvuge nko kuri channel runaka nge hari abantu ushaka kumbaza nakumva bitamfasheho nakobwa nigenda bibaza ababishinzwe ibyo ntago bimfasheho mbaza ibyo mbona mwoye kubazwa wimbaza ibyo nashinzwe kubazwa nge urajya kumbaza ibintu wenda tuvuge wenda ukajya kumbaza ngo wenda ngo perezida wacu ajyate anywate harabishinzwe kubijyamo ibyo nge ntago wakabimbaza nge mbaza amakuru y'imihanda bimbaza amakuru ya politique kuko nge ntago ndi umupoliticier mbaza ibijyanye nuko ndi yego niba ndi directeur w'ishuri mbaza ibijyanye n'amasomo ujya kumbaza ibyo urajya kumbaza directeur kandi usanze imihanda ibyo ntiwabihuza ntago ibyo bintu wabihuza ya uramutipe rero bwa mbere ajya kunsenya ntago nzongera kuvuga izina ryawe ntago nshaka kurivuga nurivuga ndahita maguruka mu kiganiro nawe ariyize ntago nshaka kurivuga ariyize koko ndangije bwa mbere njya kuri X-Rage niwe muntu wanyakiriye garafre yaramarabitse yaragiye aranciga agenda njombagura ibikwasano hose agenda afata supagura yimena mu kanwa aragenda afata amaso yanjye arapfumagura aragenda afata ubwonko bwanjye burundamo ibishingwe aragenda afata aransenya ura namugiranya namwitanga physically wa muntu wisi somo ryo kuba yagwa nk'imituka ashwanyagurika akagwa imituko ngiro kaba muzima bamwita gute hariyo nengwekera n'abantu babarize kuba yafata nk'ikintu kitavangika akakivanga kikabyara ikintu runaka kamera uramuzi yishimi tsoke shimi nawe yajyankuriraho shimi aragenda afata inuza ibitaka abirunda mu mutwe wanjye aragenda afata amatafari arunda mu kanwa kanjye aragenda afata amaguru yanjye ayagira ifusheti aragenda afata aramfata nyine afata uko nari angira uko nyine yangize uko ashaka ko we uko yashakaga urumva ndabyihanganira niba ari umuntu wahangayitse bwa mbere mu buzima bwanjye njya kuri X-Rage uramutipe yancanyeho umuriro ancanaho umuriro yarakuzamu umva aranza ndavuze ndo navana mu nabari ndavana umuhungu arimo kuncanaho umuriro urumva ndavuga ni ibi bintu wenda reka nuze usanga ariko bikora ari ubwa mbere wenda ntukajya kiriye birarangira turakora ako kantu nka CV nka mu bwongo sinajyaga ngira inzika mu mateka yanjye Jitafu uza nujya n'imihanda ukabaza n'amakuru ya Jitafu bazakobwa ati Jitafu mu mateka ye nge ndi umuntu ukunda kubaho ubuzima buri easy yego sinkunda kubaho mu buzima bubangamye sinkunda kuba n'umuntu mbangamiye yego kuko niba nabangama sinyankunda kukubangamira yego ubwo rero mutipe bwa mbere birabaye bwa kabiri turongera dukorana ikiganiro arongera aramarabika we yaregeye none afata amaso yanjye arapfumagura urumva yarambwiye ngo ngiye kukubaga nta kinya yego urumva iryo jambo uzi kujyamura kubaga nta kinya abana yari yakwihanukiriye mana umutipe aragenda aranyangiza ndatuza icyo kirarangira ngira ngo wenda nanone biramutunga cyangwa se hari ibintu yanyweye birimo kumukoresha ndaheza bwa gatatu yarancokoje maguruka mu kiganiro kuri X-Rage ndabyibuka fata intebe yashatse kunkubita intebe mu mutwe reka ndamwari uramuka ukoze iryo kosa wibuka gukubita no gukomeza imyaka 15 se bran yagukubita bana nta kurusha nago ngiye mfite igihe cyo guhangana icyo gihe cyo guhangana cyararangiye ndabura kujya kwigira amafaranga yenda ajya guhangana reka nta mpamvu icyo gihe cyararangiye no mu Rwanda ntabwo ibyo bintu bigezweho mu Rwanda tugeze igihe cyo kwihigira cyo kwiyubaka tukubaka nuko nyine yego urumva arangije jama arongera aransenya ndababara
ndababara pe icyo gihe nahagurutse no mu kiganiro cyaranarangiye turatongana Manibu agera ambwira ngo tafungura umwana mubi ndamwana Manibu nubwo uvuga ko ndi umwana mubi igihe kizagira ubone ko ngenda ari umwana mubi icyo kirarangira turatongana inyuma ya kamera abantu bavata ko nohe uri umwana twakatsindwa n'Imana mu meme ikintu imborosheshe yewe nayimuvuzeho ka nayimuvuze mutsinde izina rya Yesu Imana toka abazisimu bake urumva aranyambwa ati wa muhungu uri umwana mubi abantu baramukasoringa birarangira urumva bro birangiye nge ngira ngo ubwo urumva birarangiye yego nyuma yaho ikintu cyambabaje ejo bundi byanyabyo bro niba hari ikiganiro dirose gukorana wabonye kara wambajije ibya Genesis comedy nge kubera kutamwumva nyine birandenze yego nge ndeba ibintu byahabereye ndeba ukuntu twakoze ndeba ahantu nahereye ndeba jama nyigera nyijya kwicara yarabanje aransenya ngo Genesis comedy ngo ubwo rango aruzi ko ngo adukomye urumva bro niba umunyamakuru ku Nyarwanda inyarwanda.com yanyegira akangushi interview bro umuntu nkura yajya nyine bya bindi none umva ikibazo kirimo uramutipe byarabaye turatongana turabugutana biraba yego ikintu cyambabaje kurushaho sibyo ngewe na ikiganiro cyararangiye yego Manibu arangiye ambwa ati Manibu ashaka ko dutongana yego mbona nabwo bwa mbere mbonye Manibu arakaye ngo usanzwe ngo ubinkora ngo ibi bintu usanzwe ngo ubikora ngo buri munsi ngo ngurambirize ikiganiro Manibu naramwihora ashaka kunuka ndavaneka mwubahe ko ari boss wanjye no kugaragaza ko nge norogwe nararezwe ndamureka mva mu kiganiro ndagenda hashize isaha Manibu ndamuhamagara ndamwana Manibu tuganire nge tuganire ngewe kucyumva kuzajya kuneza irambobo ngo ni runaka urajye kuneza zirambobo kubera iki urumva arangije rambwira ngo kuva navuye ngo noko nanjye kumva barabakozi barabajama dukorana nanjye kumva bavuga ngo jitafu ngo ndimo ndiyemera ngo natangiye ngo kwirata umuntu yirata ati nge umuntu ashaka kunsenya uwo muntu we wamuha umwanya ubu uri umunyamakuru haje umuntu runaka arimo aragusenya wewe kuri televiziyo wagenda wakora ibiki wagenda utavuguruza kwa kugusenya kwiwe wagenda uvuguruza rwose ya niba ashaka gufata imihanda yakuvuze inkuru ibintu byiza yego sibyo yego arenda kuza ibi bintu dukora bya social media ni ibintu ushaka kwa uploading ikiganiro mu minota 30 isi yose imaze kukibona none se kucyajya kunsuzuguza ngewe Jeta wenda nakubwira ngo pole ariko reka uwo murezi tunamusoreze hano aha ari hose wa muhungu ndikubwira nuko nabuze amazi ngo ngukarabe ariko aho uri hose ni wowe nta jitafu nubwo mbivuga ukavanga ngo ngiye ngo ndiyemera ngo natangiye kuzamuka uramutipe uzagenda ureba mu mashana atandukanye nubona hari ikiganiro yakoze ari wenyine uzaza ubimbwira ntago kibaho hari izindi cyano ujye ubona kuri sibyo kuri Exrage ntazi none ngiye niba namubwiye ni wowe uzaze uzagende nk'ukuri wigenda nka jitafu nagumwe ntago ushobora kuzigera uba nka jitafu kuko jitafu ngiye ngenda nka jitafu ntago ugenda nka Morokore none se Jita wenda reka tureke gutinda kubabaje imitima yawe gusa muri industry urimo yego nabahe abantu batanu bagushimije bakagukoma ku buryo hano hose ugiye ubashimira batanu umuntu wa mbere ari ku mwanya wa mbere bamwita Nyabitanga yego Nyabitanga ndabyibuka na Exrage kugira ngo imenye ni Nyabitanga namuha akabaye gushimira noza wa muhungu wigiriye Uganda yago wakugejeje kuri social media bwa mbere yagarabizi dufitanye beef yago nawe ahuri ububizi ikigano cyanjye utangiye yago nta muntu ashaka kugirana beef nawe bose basabye imbabazi yasabye abandi bantu bose imbabazi ayo ko yago ntago yigeze asaba imbabazi ngiye yankoresha ikigano mvuye Madrid bro meze nabi na hepfo na ruguru na nkweto na mwambe yago ntago yigeze avuga ati umuhungu avuye ahantu habireka mu supporting yankoresha ikigano cya mbere azakimemba aho ko yago ikigano cyanjye cya kabutara amemba amafaranga ya beef ntago nzigira nkuvuga neza utaramemba uzabanza umamagare umpa amafaranga yanjye nibwo nanjye nzavuga ni yago Fondate n'abantu benshi bazi ko yago ari wo muntu wanzanye imihanda Fondate namfite amafaranga agomba kuyama amafaranga yanjye utabeshya umunsi wa mbere mukorana yaguhaye anga utabeshya ngo yago Fondate agenda yani nyine tubwira utabeshya amafaranga yaguhaye nanga umunsi utabeshya ariko kwa kuri kwawe ugira yaguhaye angahe njewe yago bwa mbere njewe ukuntu
njya sibyo ko abanyamakuru namwe mubaza utuntu twinshi ntabwo ari ngombwa ko mubwira ngo yaguye amaye amafaranga nayo icyo ngiye mba afite mind ndakunda control ntabwo nshatse kuyatangaza amafaranga ariko bwa mbere yari amaye amafaranga pe ni nawe muntu wa mbere icyo gihe ninjye imihanda niwe muntu wa mbere wamaye amafaranga mu biganiro nagiye nkora niwe muntu wagerageje koma agashara gasa nkaho gafatikamo birarangira umundi muntu wamaye amafaranga neza kashimisha nyinjira imihanda wamujama bita good Goodwin niba ari good Goodwin good riches wamujama ufite cyane yitwa ngo irimo akantu k'Imana cyane shubwa nindera si baguna ne good Goodwin niba ari good Goodwin sinzi ukuntu niba ari Sabe niba ari Sabe no wisimbi sinzi undi muntu mani ubwo ntago yibuka ni God Music TV ni God Music niba ari God Music gospel music oya ni Good Music niba ari God Music good news yeah good news nindera na uramwibuka ntago mwibuka twikomereze muri abantu batanu rero wa mbere wavuze Nyabitanga ni umuntu ushimira cyane ku mwanya wa mbere yaramfashije yabanye nanjye Nyabitanga aho uri hose wa mukobwa we uzahaha uronke uzashaka abagabo baba diaspora uzabyara abana baba diaspora uzagira urugo rw'urudiaspora mbese ibya byose bizaba birimo diaspora gusa kabiri ndashimira Farimarisi Merci yaramfashe cyane yambaye hafi numwe mu bantu nakekaga ko yangira inama yamama ide ariko Farimarisi ndamushimiye cyane yaramfashije kuri stage yaramfashije mu maide mana Farimarisi ndagushimiye cyane kabisa undi wa kabiri gatatu ndashimira umufana ndashimira icyo witwa umufana yaba ari umufana w'umukobwa yaba ari umufana w'umuhungu ndi kuvuga mu bantu mubana muri industry bambaye hafi mu buzima abantu b'inshuti zawe nyine bakugira inama muri ubu buzima muba mu bwa Gistar bwa Gistar ubwo rero urumva Farimarisi raza ku mwanya wa kabiri undi muntu uza ku mwanya wa gatatu na undi muntu numva Nzoviste arigeze no kurari we Nzovu ni umuntu wanjye pe buriya mu bantu tujya dukinana no mu bantu sinzi niba ari ahantu nari najye ngo wumve mvuga ngo inzovu nanayivuga no mu izina na mana yo mu ijuru inzovu na Yakamwana mu bantu extrage ifite bazima nibo bantu bonyine ifite bazima abandi bose utabitondeye bakuzimya ngo ninde nande inzovu na Yakamwana n'abana ndabakunda pe mana yo mu ijuru nta mashyari bagira na mbese ukubona Gitafu ateye nabo najya kubageranya nk'uko Gitafu ateye ubayeho utagira satani abantu bose barakwikunda se Kanyombya ntago muziranye Kanyombya turaziranye ko ntarabona ikiganiro mwakoranye se Kanyombya twakoranye imiganiro kuri Extage twarakoranye hari indi cano twakoreye yara mu Gatenga ntago nyibuka izina ryayo ariko Kanyombya nawe ni umuntu twakoranye nta kibazo Kanyombya nawe ni umuntu uri aho ngaho nyine Kanyombya utamuzi ni umuntu nyine ugira utuntu tw'utujinya nyine aragukasa tu ariko uburyo Kanyombya ateye atandukana n'ura mukobwa wawe twaze tuvuga ruguru urumva Kanyombya yagukasa biraho ariko nyine birangira urumva mani Kanyombya ntago uri wa muntu ugukomeretsa rega ni umuntu ugukasa agakora ku bwonko hari n'umuntu ugukasa biraho ngaho biri inyuma y'ubwonko ku buryo ubwo nuvuga ngo nawe ntari birye Kanyombya ntari birye pe Gita ndagira ngo umbwire kano kantu tubwiremo gake nyine ubuhamya bwawe mu rukundo wakomerekejwe n'urukundo cyangwa rwarakuryoheye tubwire utangira gukundana ninde wakubabaje mu rukundo niwe muntu mwakundanye ku buryo wumva utakumbura urukundo mu mateka sibye umukobwa wanyibiye amarangamutima nge nawe ibintu by'urukundo ntabwo nabibayemo cyane kuko nakuze nkunda kwikaraga cyane nakundaga aho umwanya ikintu kijyanye no kwikaraga nge no makera ndi nyiri uruhinja nge wumve ngo nyiri kwa kundi uruhinja rumaze ukwezi kumwe nakundaga gukora kuko nacikaga mene ngajya kwihigiye urumva man ubwo rero nge nakuze nkunda kwikaraga cyane nta mukobwa yigeze yankomeretsa ku buryo nageraho njya kubivugira imbere ya kamera isibye uramujira wanyibiye amarangamutima imitima yanjye akayijyana kandi nabwo tuvugana ubona kubwiye kari mu butabera baramufashe arimo aravuga agenda asobanura ukuntu yagiye anyiba n'umukobwa wanyibiye amarangamutima arajyana umutima wanjye arawujyana mbese ikijyanye n'urukundo cyose uretse wagiye kumurega yabipakiye mu ibaga arabijyana wagiye kumurega nyine nagiye kumurega baramukurikirana ku bw'amahirwe ubu tuvugana ubu yarafashwe niyo mpamvu babonye ntangiye kugira akantu kajyanye n'iki n'urukundo ubusore mu rukundo nande
njyewe mu baby dukundana njye navuze ko ndi mu nzozi tunjye ndi mu nzozi ahigiye urutuka rutaye kubikazajya bikabimamo isi yose imaze kumumenya nawe arabizi aho ari hose ndamusuhuje umukobwa mwiza cyane wiyubaha umeze neza ndamusuhuje baramuzi rwose. Jita tukiraho reka tugaruke mu buzima bwa gisitari. Urabona uri umwe mu basitari u Rwanda rufite cyangwa se bari i Kigali. Ni iki kikugora kigucarenjinga kujya ahantu hose n'abafana bakubona, ni iki nyine kikugora muri ubu buzima bwa gisitari? Ni ukugenda n'amaguru. Kugenda n'amaguru ino biravuna nyine uragenda ukumva umuntu aragwama yego ni ishema ariko ku ruhande rumwe niyo ugenze n'amaguru barakujagaraza kuko yagiye nize kujyana bamvugiriza indoro bankubita amacupa bankubita amajerekani dore tafu turamubonye niyo nagize imana polisi iza kubita hari ntago niyo kubava mu nzara urumva ni ukuvuga ngo rero iyo umaze kuba mu buzima bwa gisitari bisaba nyine kugenda nijoro bisaba kujya ahantu wateguye bisaba gutegura kuko ntago ushaka kwifuta ngo ujye za korodoro bisanzwe uhita uhaburira amahoro ntabwo wakwifuta ngo ujye za Kimironko bisanzwe none umye bisaba kugira ngo ujye ahantu wateguye ku buryo wagura kuri ku kabayeke cyangwa se ifite agakankare kawe ukajya ahantu hateguye kuko iyo uramutse uhubutse ukajya nk'ahantu runaka no kujya guhaha ntabwo wajya guhaha mu isoko ngo nyine bikugireho ingaruka birangiye umuntu akujagaraje ugasanga wenda ukaba ari byabangamira nka sosiyete kuko umuntu aba afite abafana b'abakunzi n'abafana b'abanzi none se wenda nka karitsiye utuyemo ko ntago bikujena karitsiye nuyemo urumva kujya gukaraba no kwambaye turinete kujya gukaraba wambara rinete no kujya muri dushe bisa kwambaye kaka nabwo zimwe zitagaragara mu gipangu kijagaraye ntago kijagaraye ariko ibi bintu tumaze kwinjiramo bisaba ubwirinzi bukomeye bisaba nyine ukagenda nk'umusitari impamvu kuva kugenda nk'umusitari bisaba iyo umuntu akubonye uramubangamira akiyita kubonye bimuagira nyine bituma abaho neza. Gita hari ikintu abasitari bazwiho kwirengagiza abantu babanye mu buzima butari bwa gisitari yabona hari izina maze kubona rifatika agahita yirengagiza abantu basangiraga ndetse naho yariraga naho yanyweraga akahindura. Wowe ntago aruko bimeze? Ibyo bintu birashoboka. ubuzima ugezemo nibwo buguhindura. Nanjye ubwanjye butuvugana aho nahiraga sonyirira aho nabaga sonyiba aho nagendaga sonyigenda inshuti nayo ifite sizo nyifite. Ni ukuvuga ngo ubuzima ugezemo nibwo buguhindura. Ubuzima urimo nibwo buguhindura. Narase Jita tuvuge ko nawe uvuga ati niba ndajya kunywera muri tuno tubari dukomeye ducuruza ibintu bihenze haba hariyo n'abarenze. Naga ariyo mpamvu iyo bimaze kukuntu kugenda uko kuntu kuko urabona urugero nkawe wenda tuvuge ko nakoreraga muri Sahara kwa Didi Market niba ariho nabaga niba ariho nakuriye ubwo iyo hari ukundi kuntu bimaze kugenda yego kugira ngo wuzuze za ndangagaciro zawe bisaba nyine ubwirinzi navuze niki ni ukwirinda ko ari umuntu kubona bitari ngombwa ko akubona yego bisaba gukora igishoboka cyose ku buryo umuntu akubona mu gihe agombaga kukubonera. Ntago bisaba ko iyo umaze hari ukuntu Imana imaze kubikora ariko ntago turavuga mu buzima bwa gisitari kugira ngo utazica itangazamakuru cyangwa se ukica kariyeri yawe. Bisaba ubwo bwirinzi ne kugira ngo ukomeze ukora ibyo bintu ugomba gukora. None se Jita wenda wagarutse kuri bari abashuti bawe babiri Nzovu na Yaka bo bibera mu buzima n'ubundi busanzwe. Niba abantu usanga igikondo hahandi baba bari usanga ahantu hose bari kwisangira n'abantu bari aho bameze gutyo kubera icyo butameze nkabo. Njewe none se Yaka ni Jitafu cyangwa ni Yaka nyine urayitwa Yaka mwana nanjye ni Jitafu ubarusha akantu ka jine banzu byumve ni Yaka mwana na Jitafu. None se nabo kari abasitari kutabagira inama nyine ngo nabo bakora ubwo bwirinzi bw'ukora cyangwa wowe n'ukwirya buretse nakubwiye buri muntu wese agira karakteri ziwe. Ngiye ubu tuvugana ubu ufashe n'umwana nabyaye cyangwa se n'uwo nzabyara cyangwa se na murumuna wanjye ngiye nzaguha murumuna wanjye cyangwa se sister wanjye no azakubwira ati Jitafu natwe na nisa no mu muryango wanjye n'abatunguye nge ndi nyine nuko ari ukuntu umuntu yivukira sibyo. Ni ukuvuga ngo rero nge ntago bari abantu niba wenda we kuba yajya mu kabari bitamubangamira ngiye mba ngira ngo ngerageze none se urugero rwa hafi ngwe wenda nko ku basitari babiri nge nakuze numvana n'isana namenya ngo babahe bigenda biti sibyo ko ndakuva nazi imihanda aribwo amaze kujya ngira amahirwe yo guhora nawe. Urugero nk'umugabo bita Negeji ni umuntu nakunze kumva kera ko bwa Riderman
ariko negiji najyaga mvuga nako wa mana we wazamuzana negiji. Reba ba Tom Close, yego Tom ni umuntu wabaye ku gihe cyagiye muri za 2008 yego na nisa Tom ntabwo wamenya ngo abahe ajya ate yambara ate akora ryari agenda ryari. Urumva icyo bishatse indangagaciro z'ubustari ni ukwima umwanya umuntu wese nyine akakubona biri ngombwa akagira gute akubona. Jita, ni yihe nama wagira abantu badafata neza izina ryabo nyine tu? Ubundi mbere na mbere aricyo kintu nazo ndwana nacyo nicyo twanahereyeho hejuru tuvuga ngo ngiye Jitafu ntago nzigiramo umwanya umuntu uza kundoga azana uburozi ajya kuroga abantu. Icyo cyo ntago abarozi umurozi nzigiramo uwo mwanya ngiye Jitafu. Jita, mbabara ugerageze ubyibuke. Wowe mfasha nta kibaye gatubire kujya udufashanya. Ubwo nyine mba natumbagiye. Jita, igihangano ubyibuke. Ikigano kiba cyabaye ubuki. Sinzi ukuntu fasha abadukurikiye kugira Jita, ihangano ubyibuke. Ntago nabyibuka pe. Kireka mongeye gukora commande ya Mukaka. Twahereye kukize tuvugana. Twahereye ku nkuru uvuga ngo umusitari yagenda ate bimeze gute n'iki n'iki. Nare nkubajije ngo ni iyihe nama wagira abasitari badafata neza izina ryabo? Mbere na mbere iteka n'iteka aricyo kintu nanjye nuko nyine byahise binjabuka. Uriya muntu iyo mutekereje ubwonko bwanjye bita butumbagira. Icyo nagira inama izina kubaka izina biragoye. Sibyo? Urabona ubu iyi nzu wenda duspose nk'ino nzu tuma gukoreraho. Ubu nyiri iyi nzu muganiriye akakugura deta kugira ngo ubake inzu urabanza ukajya kugura ikibanza, wamara kugura ikibanza ukajya umuntu uza mu murenge notera akakwemera ko iyo nyubako basanga koko ijyanye n'umujyi wa Kigali bakaguha audience yo kujya kubaka yanzu. Sibyo? Ibyo byose no kuvuga inzu kugira ngo yubake man uca mu nzira n'akayira. None umaze kubaka yanzu ubu kwisenyo byamara n'iminota 3 se iyi amasegonda iyi kuyihirika ntabwo n'isaha imwe yabo wirangije ariko kuyubaka kwibaka imyaka 10 wabyumvishe. Ubwo no kuvuga ngo we nutita ku izina ryawe na wundi muntu uzigira ryitaho, we nutuyubaha na wundi muntu uzakubaha, we nutuyubaha mbese no kuvuga ngo wowe ugomba kwibenya urinde. Niyo mpamvu navuze ni uriya mutipe nagazigira ngewe ashaka kunsiga icyasha ngo mwemerere. Ya urumva izina riragora kuryubaka ariko kuri senya n'amasegonda. Ubwo bagira inama nabagira biyubahe bubahe n'abafana babo kuko iyo wiyubashye n'umufana ni yakubonye avata kushaka n'umuhungu ari yubaha uwabyumvije bro. Akiya kubonye wisuzuguje aravuga ati umutipe nubwo mufana ariko aransuzuguje. Jita, reka tugushimire. Murakoze cyane. Ngiye ngira inkuru twavuga tukavuga hajya dusoreje kuyihe ku nkuru y'abantu ngo twavugaga ngo ko gri po